ubuzima. You individually, do you think about your own health? Nkuko bisanzwe muri kumwe na Arinatwe Richard, umuyobozi kandi akanabagezaho ibiganiro binyuze kuri Mubuzima TV, n'urubuga rwa www.mubuzima.com. Uyu munsi turashaka kugira ngo tuganire ku bijyanye n'indwara y'igifu. Wari uzi ko hari indwara abantu basuzugura? Muri izo ndwara n'indwara y'igifu ikaba irimo. Turaza kubifashwamo n'ikiganiro cyatanzwe na Anastasie Mukakayumba, yasobanura neza uburyo ushobora kwivura indwara y'igifu ukoresheje uburyo bwo kwiyereza ubusa. Reka tumukurikire. Igifu kiri mu ndwara abantu basuzugura, zirahari nyinshi basuzugura nacyo kibamo, kikagenda gifata intera. Hari ibifu rero bitandukanye, hari uburyo igifu kirwara mu buryo butandukanye. Dushobora kurwara icyo bita ibiseri gastrique cyangwa se ibisebe byo mu gifu. Dushobora kurwara igifu cyatewe kikagira acide nyinshi, umworohera wacyo w'imbere ukangirika, byatewe na bagiteri ibamo yitwa Helicobacter pylori. Akenshi binavugwa ko nibura 90% by'abaturage batuye isi baba bafite iyo bagiteri mu bifu byabo. Iyo bagiteri yandura mu buryo twavuga ngo ni indwara nayo ituruka ku ishobora kwandura bitewe n'isuku nkeya, byo bita maladie de Messare, nk'uko bandura za amibe n'ibindi. Abantu 90% batuye isi baba bayifite, ariko akenshi ikagira ibintu bishobora kuyikangura cyangwa kuyiha imbaraga, nko kunywa inzoga, stress, kunywa ikawa. Hari ibintu bishobora gutuma igira imbaraga igakanguka ku buryo itangira kwangiza igifu. Iba ku gice cyo hepfo cy'igifu, hafunga hepfo yitwa kuri pylori, hanyuma ikavubura uburozi bwayo ibwohereza haruguru mu gifu, ikangiza umworohera w'igifu ntubugikora bariyeri kuri acide y'igifu nk'uko byagendaga. Hanyuma ugasanga umuntu aragira acide nyinshi mu gifu. Twatashobora kugira acide nyinshi, ashobora kurwara gastrite yaba chronique cyangwa se igi isanzwe. Ugasanga indwara z'igifu zitandukanye iyi bagiteri izigiramo uruhare. Igifu nanone gishobora kuba kirimo umwuka mwinshi, gishobora guterwa n'imbamutima z'umuntu zihungabana. Hari ibyo bita estomac d'origine nerveuse. Umuntu igifu cye kikagira ikibazo igihe imbamutima ze zibangamiwe, igihe atanejejwe n'ibyo arimo, igihe byari kugerageza bitari kugerwaho, ugasanga igifu nacyo kiri kumurya. Icyo nacyo kivurwa bitewe n'uburyo kiba cyaje. Hanyuma rero ndashaka ko wenda ntabwo ndi buvuga ubwoko bwose bw'indwara z'igifu, ndashaka ko tuvuga uburyo dushobora kuvura uburwayi bw'igifu gifite ibisebe, dore ko abantu baburwara rwose bikaba twibanire, akariri kabo bakagashyira ku bitaro runaka, agahorayo akaguha akakwereka nko mu ordonnance y'imiti bagiye bamuha, ugasanga ushobora nko kuzuzuza igikarito kinini ordonnance gusa z'umuti umwe bakwandikira. Yego, barabakwandikira aho ugiye gufata umuti kwa muganga cyangwa mu kugura muri farumasi. Ugasanga yarabirunze ni byinshi byahisha nk'amazi yo gukaraba, ugasanga buri gihe ni ya miti bamuha, kandi noneho icya kibazo kigakomeza kikagumaho. Ntabwo ndi gupinga iyo miti, ariko hari ikintu kiba kirengagizwa muri uko kuvura uwo muntu. Kumubaza uko arya ibiki, arya kangahe, abigenza gute, ibyo byose nabyo biba bigomba kugira gute, kuba associé cyangwa guherekeza wa muti usanzwe afata. Rero igifu gifite ibisebe kibasha gukira hakoreshejwe uburyo bwo kwiyiriza ubusa.
mwavuga muti noneho umuntu ugiye kumwica biba birangiye, ntabwo uyiyiriza ubusa ku buryo nta kintu na gito yafata. Ubushakashatsi bwagaragaje ko nibura umworohera w'igifu ndetse n'umworohera w'imbere mu kanwa urebana n'urwungano ngogozi ushobora kongera kwiyubaka no kwirema, nubwo waba warangiritse ushobora kwirema mu gihe cy'iminsi 3. Iminsi 3 umuntu atarya ariko afata ibiryo cyangwa ibinyobwa bigendanye no gufasha nyine kongera gutuma wamworohera wirema cyangwa se regenerescence ya mikeze digestive. Uvuga ngo uhereye mu kanwa, hari abantu usanga bafite n'ibisebe mu kanwa, mu muhogo, kumanura mu gifu, hose ubwo bifitanye isano n'igifu, cyangwa se hari n'izindi mpamvu. Yego, hari igifu abantu barwara, akantu ko hejuru ku gifu gafunga kitwa cardia, kakasa naho kaguka mu buryo budasanzwe, bivuga ngo niyo kakwaguka ka milimetero kamwe gusa, bituma igihe igifu kiri mu kugogora ibiryo biba bisa no kwinga, kwa kundi kiri kwinga bituma aside yo mu gifu izamuka, ikazamuka mu muhogo, ishobora kumutwika ndetse igatwika no mu kanwa akaza ibisebe. Rimwe na rimwe nijoro bibaho umuntu aryamye ntanabimenye ko abigira, wajya kwa muganga wenda ukababwira uko umerewe, ufite inkorora itari gukira, wayidekiriva cyangwa wayisobanurira muganga ukuntu imeze, akakubwira ati ushobora kuba ufite aside nyinshi mu gifu, ndetse wowe ukanamubwira uti nta gifu ndwara, ariko ya aside irazamuka hanyuma ikabangamira mu muhogo, ndetse bishobora no gutuma umuntu arwara kanseri yo mu muhogo cyangwa kanseri de l'œsophage. Ibyo bintu rero bishobora gutwika mu kanwa, ya aside ishobora gutwika no mu kanwa, ugasanga umuntu afite ibisebe aho hose. Ibyo bisebe rero bibasha gukira gusa mu gihe cy'iminsi 3 umuntu yiyirije ubusa. Tubwira rero ko umuntu yiyiriza ubusa yarangiza agakira. Yego, iyo ni indwara ya mbere ngiye kubabwira uburyo umuntu abigenza. Birazwi neza yuko amashu akiri mabisi afasha mu gutuma umworohera w'imbere mu rwungano rugogora ushobora kongera gusubirana ubudahangarwa bwawo, kongera kuba muzima. Dr. Ernest Shinide yakoze ubushakashatsi bwinshi ku birebana n'uburyo amashu afasha mu kuvura uburwayi bwa ulcere, ibyo bisebe byo mu gifu. Kandi umuntu agomba kuba abizi neza, yarakoresheje endoscopy cyangwa se baramushyizemo cya cyuma kireba mu gifu akamenya uko hameze, akaba azi ko koko ari ulcere cyangwa ari ibisebe byo mu gifu afite, kandi ko ari byo agiye kuvura. Amashu umuntu akoramo umutobe wayo ari mabisi atayatetse, nta munyu ashyiramo, nta sukari, nta kindi kintu agomba kongeramo. Ntabwo bisaba ko uyanywa ku kigero cyo hejuru, wenda ngo uvuge ngo uranywa litiro y'uwo mutobe ku munsi, ahubwo no gufata icya kabiri cy'akarahuri gatoya inshuro 5 ku munsi, iminota 30 mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ufata, bifasha nyine mu gutuma ibyo bisebe nibura mu minsi 3 hari aho byavuye n'aho byagannye.